yo mahitamo yabonye yo gukinira ntabwo wamukuramo ibimurimo ntabwo wabimukuramo kabisa ariko ahundi ari ibindi twagiye tubona kandi ikindi impereyo abantu bagiye barinda umuhamagaro wabo buriya nge nka Dorcas na Vestina bari abantu bararirimbaga nkabona ni ibintu biri sawa muri barimba muri korali najyaga mbakurikira izingwe zikurinda ni Gosheni buriya Vestina na Dorcas nababonagamo ariko nge natunguye no kumva ngo Vestina ngo yasezeranyijwe ngo n'abantu Ngiye kwishimira kubana namwe bakunzi ba Shenge TV. Imana ibaho umugisha, nkurarikira utarakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification zacu uko bwije nuko bukeye. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi wa none twabazaniye ijambo ry'Imana riri muri Luka 8:41. Ariko mbere yuko tubageza ijambo ry'Imana reka tubanze dusenga Imana. Imana ibaho umugisha. Mana data twese uri mu ijuru, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuri umukozi umuhanga. Mana tugushimiye ko abanye natwe, Mana yaturinze mu byatambutse izanyabwa icubahiro. Mana dutambutse ijambo kuri Shenge TV, nyama wese ubasha kumvira ijambo ibashe kumubera impambi zamugeza mu bwami bwawe. Buri wese ubanza kumvira ijambo, Mana nyemerera data rigere umukonero umugeza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nanjye ugiye kurivuga ntaba ari nge ahubwo izina rye ryabwa icubahiro. Sabye kwizera mu izina ryawe ryera. Amen. Imana ibaho umugisha bakunzi ba Shenge TV. Uyu munsi twabazana ijambo ry'Imana riri muri Luka 8:43. Reka umukozi Imana adusomere. Imana mu umugisha. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 8 ku murongo waho wa 43 gukomeza. Haranditse ngo haza umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Haza umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose. Kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose. Nyamara ntihagira numwe ubasha kumuvura. Nyamara ntihagira numwe umukiza. Nuko amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we. Nuko amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati ninde unkozeho? Bose bamaze kubihakana. Petero na bagenzi be baravuga baterega data buje abantu barakugose. Petero na bagenzi be baravuga ati data abantu barakugose. Barakubyiga nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu aramubwira ati hariho unkozeho. Yesu arababwira ati hari umuntu unkozeho. Kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Kubera ko menye ko ari imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye kadahishwa. Azahinda umushyitsi amwikubita imbere. Aramubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati mwana wanjye. Kwizera kwawe kuragukijije genda amahoro. Imana ibaho umugisha. Ni ijambo ry'ubuhanuzi nazanye ku buzima bwawe. Haleluya. Bibiri tubwiye umugore yari afite uburwayi yari amaranye igihe kirekire. Yari yaragiye mu bavuzi batandukanye ariko yarabuze munsi n'umwe wamukiza. Ngo yari afite uburwayi, ari abantu benshi dufite bafite uburwayi bamaranye igihe kirekire bwanze gukira. Ariko ndagira nkubwire ngo nawe ntikwiheba kuko uyu mugore nawe yari afite uburwayi yari amanye igihe kirekire. Ariko nyuma yaho Bibiri tubwiye ko yaragiye mu bavuzi batandukanye. Ngo yageze hajya mu bapfumu ariko ngabapfumu abura n'umuntu n'umwe wamukiza. Ndagira nkubwire ngo hari abantu benshi dufite barwara uburwayi bakajya mu bapfumu bakumva ko aribo bakirira. Abantu benshi bakababwira ati uzajya hanaha uzabasha gukira. Ariko ndagira nkubwire ngo Yesu atagukije nta wundi wagukiza. Haleluya. Uyu mugore yari afite uburwayi yari amaranye igihe kirekire. Ngo yaragiye mu bavuzi batandukanye ariko ngo yarabuze umuntu n'umwe wabasha kumukiza. Ngo yaragiye mu baganga batandukanye. Hari abantu benshi dufite bafite uburwayi bagiye kwa muganga bwanga gukira. Egaga hari uburwayi abaganga batavura. Hari uburwayi urwara, urugero ushaka kurwara nka kanseri. Iyo ndwara ya kanseri abaganga yuyirwaye ntakubwira ko idakira. Ariko ndagira nkubwire ngo iyo kanseri ntabwo Yesu munaniye kuyikiza. Ndagira nkubwire ngo iyo wemereye ugatumbira Yesu ukabana nawe, ndagira nkubwire ngo iyo ndwara ya kanseri Yesu arayikiza. Ndagira nkubwire ngo wikwiheba wiganyire. Hari abantu dufite bafite uburwayi bategereje isaha yo gupfa gusa bamaze kwiheba. Haleluya. Ariko ndagira nkubwire ngo ntabwo uri uwo gupfa, ubwo burwayi ntabwo ari ubwo kukwica. Ndagira nkubwire ngo hejuru ubwo burwayi bwawe hari Imana ibasha gukiza. Haleluya. Bibiri tubwiye
ngo uyu mugore ngo yagiye mu baganga batandukanye abura n'umwe wamukiza. Amaze kubona byanze, ari abantu benshi dufite barwaye uburwayi bafite ibibazo bitandukanye byanze, bagiye mu bantu batandukanye, bagiye mu bavuzi batandukanye, bashatse abantu babatabara, aya bini fire sire, babuze n'umwe wabatabara. Ariko ndagira ngo utangarize uyu munsi wa none, Imana yiteguye kukurengera. Ndagira ngo ubwire ibyo waburiye inzira, Imana igiye kubiha inzira. Ndagira ngo ubwire ngo ibyo waburiye igisubizo, Imana igiye kubiha igisubizo. Icyo usabwa nuko wegerana n'Imana. Nasomye ijambo rirambwira ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, ngo musabe icyo mushaka muzagihabwa. Ndagira ngo ubwire ngo nta kintu na kimwe wasaba Imana ikikwime. Icyo ushaka cyose Imana yagikora. Ndagira ngo ubwire ngo wikwiheba wiganyire. Ndagira ngo ubwire ngo hejuru y'ibyo bikugose hari Imana ishoboye byose. Haleluya. Uyu mugore ngo yagezeho ngo yumva ineza y'Imana imumanukiye. Haleluya. Nagira ngo ubwire ngo nawe ineza y'Imana nikumanukire nonaha. Arangije ngo ngagenda ahantu Yesu yarari, ngabyigana n'abantu babyiganaga na Yesu. Yesu murabizi neza yakugiraga abantu benshi bamukurikira kugira ngo umugereho, byari ibintu bigoye cyane. Ariko ngo uyu mugore ntiyakanzwe n'ibyo byose, ngo yaragiye ngarabyigana, garangije ngagenda ahantu Yesu yarari. Ndagira ngo ubwire ngo nawe we wasubiye inyuma, we wavuye mu nzira z'agakiza, va mu byo urimo, garukiraho, ugarukira Imana, kubera ko Imana yiteguye kukugirira neza. Ibyo waburiye igisubizo, Imana yashaka kubikora neza bikagenda neza. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo yemwe bafite inzara n'inyota ngo nimuze ngo n'abadafite ifeza ngo nimuze, ngo Yesu garabasha kubagirira neza. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu kukugira neza nta mafaranga gusaba. Yesu kugukiza ubwo burwayi nta mafaranga gusaba. Yesu kugukiza izo ntambara nta mafaranga gusaba. Yesu kukwishyurira amadeni nta kiguza gusaba. Icyo Yesu adusaba nuko tumwegera tukava mu nzira z'umwijima. Uyu mugore nawe ngo yavuye mu nzira yararimo z'umwijima, garangije ngagenda ahantu Yesu yarari. Yemera kureka babapfumu, yemera kureka babapfumu yagenderagamo, yemera kuva muri za nzira mbi yagenderagamo. Ngako kanya ngagenda ahantu Yesu yarari ngarabyigana. Ndagira nkubwire ngo nawe ufite ibibazo bitandukanye, haranira kubyigana ukora kuri Yesu, kubera ko iyo wabyiganye Imana iragutabara. Iyo wabyiganye ibyari ibibazo bihinduka ibisubizo. Iyo wabyiganye ibyo waburi inzira bibonerwa inzira. Ndagira nkubwire ngo Yesu ashoboye byose, nta na kimwe cyabashe kumunanira. Ibyo ubona bidafite inzira, ibyo Yesu arabishoboye. Hari igihe abantu benshi barwara uburwayi bakumva ko butakira, ariko ndagira nkubwire ngo Imana ijya ibasha gukiza bya bindi bwa burwayi budakira. Ubwo nibwo Yesu abasha gukiza, kuko bya bindi ubona ushoboye, ibyo ngibyo Yesu arijya kwihora, kuko avuga ati nindi nimbikora arabona ko ari imbaraga ze zibikoze. Nicyo cyatumye Lazaro, nicyo cyatumye umunsi umwe Lazaro ahura n'uburwayi. Icyo gihe ngo Mariya na Marita bajya kureba ngo Yesu, baramubwira ngo inshuti ya Lazaro irarwaye. Ngako kanya ngo Yesu garababwira ngo ndaje, ngo bagenda bazi ko Yesu ari buze. Ariko ngo Yesu ngo barategereza ngo babona ngo ntaje. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo nuze Imana nuzajya usenga Imana ikabona ntigutabaye, ntukajye ucika intege. Hari impamvu Imana ibe tari kuza, ibiri kukuremera ubuhamya. Uyu mugore ngo Mariya na Marita ngo barakomeje ngo baratita ngo bako gutegereza Yesu ngo karibuze, ngo babona ntaje. Ariko ngo umunsi umwe, haleluya, ngo umunsi umugeze ngo Yesu ngo Lazaro yapfuye, ngo bari bazi ko Yesu ari buza Lazaro ko yabashije gupfa, ariko ngo Yesu nawe ngo niyaje. Ahubwo ngo iminsi ine ngishize ngo Yesu ngo Lazaro yaramaze kunuka, ngo bagiye kubona Yesu araje. Ndagira nkubwire ngo aho ubona ibibazo byawe binutse, aho Yesu nihajya agaragara, aho ubona nta bisubizo, aho Yesu nihajya agaragara. Ndagira nkubwire ngo Yesu akora ibyo waburiye inzira, ibyo nibyo Yesu akora. Ubwo burwayi waburiye inzira, ubwo burwayi bwanze gukira, aho niho Yesu ajya yigaragaza, ibintu bikagenda neza. Ndagira nkubwire ngo icyo usabwa, izera Imana, ukora ibyo Imana ishaka. Nukora ibyo Imana ishaka, Imana izakurengera. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo nta kintu na kimwe cyananiye Imana. Ndagira nkubwire ngo ibyo ubona bidashoboka ku Mana birashoboka. Ngo uyu mugore ngo yaragiye ngarabyigana, ngakora ku ncunda za Yesu. Ngako kanya ngisoko y'amaraso irakama, bwa burwayi bwari bwaraburiye inzira, ako kanya bubonerwa igisubizo. Ndagira nkubwire ngo nawe ibyo bibazo ufite, Imana igiye kubiha igisubizo nonaha. Icyo usabwa nuko utumbira Yesu, icyo usabwa nuko nawe ubyigana, ukegerana n'Imana, ugasenga Imana, ugakora ibyo Imana ishaka. Nukora ibyo Imana ishaka, ibyari ibibazo bigiye guhinduka ibisubizo. Ndagira nkubwire ngo dukurikiranye, ndagira nkubwire ngo izere Yesu. Uyu mugore ngo yarabyiganye cyane, ngako kanya ngo isoko y'amaraso irakama. Abigishwa barabaza ati Yesu avangara umuntu nkozeho,
abi Yesu arababwira atari umuntu ngo ngabigishwa ngo mwigisha ngo abantu barakubyiga ukagira ngo ari umuntu ugukozeho. Yesu arababwira atari umuntu ugize ate ari umuntu nkozeho. Yesu ngo ako kanya ngo mugwengaza ngamwikubita imbere aramubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Nagira nkubwire ngo nawe nugira kwizera uyu munsi wa none ucumvira ijambo, hari ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Hari ibyo waraburiye ibisubizo bigiye kubonerwa ibisubizo. Hari ibyo waraburiye inzira Imana igiye guhereza inzira. Haleluya, haleluya. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira ubutabazi bw'Imana, akira nonaha. Ijambo ry'Imana risomye ramwe ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo kubwo gusuza umutima k'umukene, ngo nonaha Imana irahagurutse. Nagira nkubwire ngo Imana irahagurutse nonaha. Niwemerera Imana akakanya. Hari umutwaro wari ukuri hejuru akakanya Imana ugukuyeho. Hari umutwaro w'ubukene umutwaro Imana ugukuyeho. Hari umutwaro w'uburwayi umutwaro Imana ugukuyeho. Hari umutwaro w'ibyaha umutwaro Imana ugukuyeho. Hari umutwaro w'uruvugo umutwaro Imana ugukuyeho. Hari umutwaro w'amagambo Imana ugukuyeho. Nagira nkubwire ngo hari imirimo n'ibitangaza Imana igiye gukora nonaha ku buzima bwawe. Icyo usabwa izere nonaha kuko Imana ari ibyo igiye gukora bidasanzwe ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Bibiliya hatubwiye ngo Lazaro ngo yarapfuye, ngo Mariya na Marita ngo bahamaga ngo Yesu ngo bagiye kora ngo banaraje Lazaro yarapfuye. Bumvaga ko bitari bukunde, bumvaga gukura igituro bidashoboka, ariko Yesu arabwira ngo mukureho igituro. Ngako kanya ngo yarapfuye arazuka. Nagira nkubwire ngo nawe wikwiheba wiganyire muri ibyo bibazo byawe. Hejuru y'ibyo bibazo hari Imana ishoboye byose. Imana ibaha umugisha. Nagira nkubwire ngo dukurikiranye nonaha kora subscribe kugira ngo tubana buri munsi uko bwije nuko bukeye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana, ariko nsaba utarakizwa ndagira nkubwire ngo garukira Imana, ukizwe wegerane n'Imana, ukora ibyo Imana ishaka, kuko uri muri Yesu ibyo waburi inzira Imana ibihinzira. Haleluya. Uriya mugore yatakiza kumenya ko Yesu yatakiza kuva mu byo arimo akurikire Yesu ntabwo ira ndwara ari gukira, ariko yamenye ko nta wundi muntu wabasha kumukiza. Ngako kanya ngajya ahantu Yesu yarari, Yesu abasha kumukiza. Ndagira nkubwire ngo nawe nimba warasubiye inyuma garukira Imana kugira ngo Imana ibashe kugutabara. Nawe uri mu gakiza ndagira nkubwire ngo kubwo uri mu byo bibazo suko Imana itabibona, ahubwo Imana iremera kuremera ubuhamya. Ndagira nkubwire ngo hari ibitangaza Imana igiye gukora. Reka abantu bagusuzugure, reka abantu bavuga uko bashaka, reka abantu aya binifaya sire, reka abantu bagufateho ijambo, ariko Imana igiye kugutabara. Imana abo bagufasheho ijambo nibo bagiye gutangira bamamaza inkuru Imana ko yakugiriye neza, nibo bagiye kwamamaza ibyiza Uwiteka Imana yagukoreye. Icyo usabwa we nonaha izera Imana, wakire ubuhanuzi Imana ikumanuriye nonaha. Imana nishimwe. Reka dusenga Imana dusaba wowe uteze amatwi Shenge TV, ca bugufi dusenga Imana kugira ngo Imana ikugire neza. Mana data twese tugushime kujya neza kwawe. Mana tugushime kubwira ijambo duhaye. Nyima wese wumvira ijambo abashe gukira, ureste wumvira ijambo yari afite intimba n'agahinda. Hari abantu benshi dufite bafite uburwayi bwananira bwanze gukira, bagiye kwa muganga bwanze gukira, hari n'abagejeje kwirwanira bajya mu bapfumu. Ariko Mana ndagusabye nonaha ureste wumvishira ijambo ko uyu mugore yahindukiye akakugarukira, ureste uri bwumvira ijambo akugarukira ubashe kumugirira neza. Nababashije gukizwa bafite ibibazo bitandukanye, Mana ubabere umutabazi nonaha. Ku ijambo rye ritubwira ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo kubwo gusuza umutima k'umukene, ngo nonaha urahaguruka. Nyemera uhaguruke kuri wese ufite ibibazo bitandukanye. Usabye kwizera izina ryawe ryera. Amen. Nshyize imbere yawe imbere ebyiri, ngaho nta kuboneye abari hujye. Urumva? Buriya buri wese imbere yacu haba inzira ebyiri. Hari inzira y'irimbukiro, hari n'inzira y'ubugingo. Buriya niba ariyo mahitamo yabonye yo gukinira ntabwo wamukuramo ibimurimo. Ntabwo wabimukuramo kabisa. Ariko ahundi ari ibindi twagiye tubona, kandi ikindi imperero abantu bagiye barinda umuhamagaro wabo. Buriya ngiye nka Dorokasi na Vestina bari abantu bararirimbaga nkabona ni ibintu biri sawa. Muraje barimba muri korali najyaga mbakurikira izingwi zikurinda ni Gosheni. Buriya Vestina na Dorokasi nababonagamo. Ahubwo ngiye natunguye no kumva ngo Vestina ngo yasezeranyijwe ngo n'abantu. Buriya nubwo tuvuga, ariko buriya umuntu agomba kurinda umuhamagaro we. Nimba arakuriye muri ADPR, abushize ari umuntu twaganenda, umuntu aramumamara amubwira ati ko nzi kuri umuririmbyi muri ADPR ukaba wambaye ipantaro, ubwo ibyo bintu ukora
ibi urabona bihwanye n'amahame ya ADPR. uzi kuntu yararakaye ndamubwira ati rero wirakazwa n'ubusa. Niba warinjiye muri ADPR uzi ko kwambara ipantaro bitemewe, wakagombye kuba iyo pantaro utayambara. Ararakara, sibyo? Niyo mpamvu ngira ngo abantu, niba buriya umuntu niba azi ko akunda ipantaro muri yagombye kujya mu badivantiste, urumva ko akabadive imba umuntu azikazi asuka yagombye kujya mu badivantiste, ko ibyo barabyemera. Ariko gufata ukabona umuntu n'umukozi w'Imana ukabona atangiye gusuka amahame y'idini yatangiye kwica, bira nabyo ntago ari umuco mwiza. Ubwo rero niki wabwira Emirene? Wenda reka ngewe bira bintu nge narabonye kuba yaguye impano akaba agiye gukina filime, nabonye ari na filime abantu bishimiye cyane kuko agatrera konyine bakizeho kamaze kurebwa n'ibihumbi birenga 140 n'ibindi. Urumva ko byanze bikunze ni filime izakundwa kandi itegerejwe na benshi. Nge rero iyo mbonye ukuntu uriya mugabo agira courage, ukabona ukuntu ajya mu bintu byose kandi ukabona ko ibintu byose akoza bikora neza, ese nirihe somo wamwigiraho nk'umuntu nawe ufite YouTube channel? Buriya ikintu cya mbere uriya umuntu wamwigiraho nuko ibintu byose aba akora, uburi ukora ikintu ufite intego y'icyo ushaka kugeraho cyacyo kigenda neza. Ariko ukora ikintu nta ntego ufite, buriya nta musaruro kiguhereza. Sawa rero reka tugane ku musozo, ndumva nta bindi byinshi nakubwira, ahubwo ndagira ngo ugire inama urubyiruko muri rusange turimo kugana ku musozo. Inama nagira urubyiruko, buriya urubyiruko nuko akenshi bava mu byo barimo bagasenga Imana, Imana ikabagirira neza kandi bagakora, kuko ari urubyiruko rwinshi usanga bishora mu ngeso z'ubusinzi, mu ngeso z'ubusambanyi, mu ngeso z'ubujura. Umuntu akuva ko atajya gukora agategereza ko yagenda agashikuza umuntu telefone. Ariko icyo nagira inama urubyiruko nuko ibyo bintu bitari byiza, urubyiruko rwagwa rugakora bakanasenga, kuko iyo wasenze Imana ukanakora Imana iguha umugisha. Urakoze cyane rero, Imana iguha umugisha. Reka mbwira abantu ngo bakore subscribe kuri YouTube channel ya Shenge TV. Kandi nimba ufite ubuhamya, ufite ijambo ry'Imana, ufite ikintu wifuza kutugezaho, ni karibu turakwakira mu izina rya Yesu. Amen.